kaga yari umukwe wa Habyarimana yitwa Alphonse Ndivamo yaratuye hano mu bintu bari hirya hari iki rwose byarabonekaga byaragaragaraga nta kihishwa cyari cyane. Ikindi nuko hano muri CND nakubwiye abana nabyaye mu batisimu babagamo. Umuhungu wanjye wiga mu Budage yaje icyo gihe muri janvier février 1993 na 4 buri mugoroba yabaga ari hariya muri CND hamwe n'abandi bahungu burungano baziranye. Bo nta nama yari yose buri mugoroba hari iwanjye kuri butike nubwo bavuga ngo haberaga amanama. Abantu kiriya nari mfite Kiringiti, nari mfite Rudasingwa, nari mfite Karemangingo. Hari umugabo warutuye hirya y'iwanjye Mugandi. Urya Mugandi yajaga aje kuvumba bakamwirukana. Mugande yitwazaga agakayi. Ndumva ari bo bantu twakundaga kugrobereza hamwe hariya muri butike y'iwanjye. Yarangiza ajya kwiryamira ntabwo nagiye ko. Ndumva ko nanjye nari mfite ibibazo bindeba cyane cyane mu muryango wawe. Ndumva ibibazo bashubije sinzi niba nabaye Claire cyangwa se nagiye ariko numva aricyo nabasubiza. Abo narenzeho kabisa. Umuntu wari ukomeye kandi uzi ubwenge wakoraga no mu nzego zikomeye. Numvise uvuga interahamwe wabonye i Kanombe. Numvise uvuga indi wabonye ku Mukamira. Hafi aha ngaha wari utuye nta nterahamwe n'imwe watubwira wari uzi. Ikindi cya kabiri numvise Kiringiti barasiye hafi yo hagati yawe na Kiringiti mwari muturanye gute na Kiringiti ngo yari mu ntoki. Kiringiti yari umuntu w'inshuti yanjye duturanye rwose do nari ntuye gutya hano imbere wina Narcisse batuye ubundi ku murongo he twatwaranaga abana ku ishuri mbese ibintu byinshi ibi bijyanye n'abaturanyi twarabikorana. Kucyo hamwe ngubwiye umuntu navuze Bernard watwaraga imodoka swat ka Suzuki cyangwa kombi yamanukaga hari iwanjye yari umushoferi muremerere. Aracyariho ntabwo nzahana. Nkubwiye uriya mugabo Mugande wo hirya y'iwanjye niwe wakundaga gukora ibintu by'amakangato bavuga ngo bari abatutsi. Urumva nanjye wanjye yigeze ko hantu kiravuga ngo mbabitsi wanjye mu nzu umugani ndamuzi. Abandi nta bandi rwose nigeze ngira na contact nabo cyangwa ume navuga navuze uwo nuza rukwinjiri nabonye Remera nuza i Kanombe we naramubonye n'amaso yanjye ari mu modoka ya Karemangingo atwara. Nta yindi ntera hamwe nakubwira ngo uyu yari intera hamwe ko bimeze. Muri Mbuzehose ho bari buzi uburyo nta kubwira amasina yabo ngo nibo babagamo. Ariko se ntabuzi bariho nabo muri Mbuzehose aho mwabanaga mu aho ngaho nibura wabuzi kandi bariho watubwire. Umuntu twakoranaga na Sandra vraiment ntakubeshya nta muntu ndabona wari intera hamwe muri ubu ngubu hano muri Mbuzehose wabo hari turahura twakoranye muri Mbuzehose. Umuntu twakoranye muri Mbuzehose nkamusanga hano ni Edouard Sanzubuhoro atuye ku Kabeza. Undi yari chef du personnel ni atuye mu Rugunga Sagasha. Abo ngabo ariko abo ngabo ntabwo bari intera hamwe n'abantu barokotse. Naho intera hamwe proprement urumva ntabwo ari kubahisha ngo nakubwira ntuza nabirahiye ngitangira ntabirahiye nta ntera hamwe ubu ngubu nakubwira inyinshi zigomba kuba zaramutse. Inyinshi zigomba kuba zaramutse muri Kongo. Rudasingwa kandi wacu bahateye ruseti mu gitondo imirambo yari iryamye imbere yiwe yavuye mu zero witi kuki atavuga imirambo yarbarwanyaga atariho ntabwo bapfuye icyo gihe. Sinzi nicyo namubazaga gusa nibura bari kugira umutima mwiza wo kuvuga uti nasohokeye no kuri barwanyaga atari ku miryango.
ntugumye kuvuga abakiringiti gusa na Inosa kandi na Rwanyagatare yari inshuti yawe mwari kumwe. Ubwo rero ndumva ni nacyo kimbabaje nta kindi kubona bari imbere yawe ukabugumye kuvuga kiringiti ukavuga Rudasingwa ugasohoka Rowiti imirambo iryamye imbere yiwawe wabavuze rwose nibura ukavuga uti nabo barapfuye bakajya mu bandi bapfuye. Mari ngiye kugusubiza mpagurutse ku izina ry'Imana nkarenga umurambo wa Rwanyagatare icyo kintu kizankurikirana niba biramutse bibaye ari byo. Uri umukristo nanjye ndiwe Maria mbonye umurambo wa Rwanyagatare haure ni inshuti yanjye pe kandi dusa naho twageze tukagirana n'igihanga. Urumva ntabwo nigeze ndenga umurambo wa Rwanyagatare ngo musimbuke. Ni inshuti yanjye twarabanye ntacyo mfa nawe kugira ngo mbe narenga umurambo we ngo ngutambuke hari. Rwose rekondisiyo navuyemo mu nzu iwanjye mu rupangu vraiment ntabwo nari nje nyine nari kumwe n'abandi bantu. Ntacyo mfa na Rwanyagatare nta ntuzi. Komeza. Hari umudamu wamushinje dai njyewe sinari nabizi uretse ko twari kumwe. Njyewe nasohotse nca mu aho nabi babwiye mu cyanzu bari bamaze kungatira njya mabikira. Ariko uwo mudamu Claudine we yarabibabwiye kuko yasohotse ajya kureba umugabo nyine babatwayeho babarasiraga imbere yiwe. Hanyuma noneho Claudine waramubona ariko yarapfuye nyine ubwo yapfuye ibyari byose biranditse murabizi mwese yarabivuze. Ngewe gusa ikimbabaje n'igitima mbivuze wenda kuko ntiyamwishe kuko yari inshuti ariko ikimbabaje nuko mu nshuti n'igitima mvuze ngira ngo n'igitima mbivuze mu nshuti yagumye kuvuga aragumya akensista ngo kiringiti yamaze abana n'umugore bari baturanye ngo yari inshuti ye. Akensista ngo Narcisse Rudasingwa yamaze abana n'umugore. Akensista uwo mugande ndamuzi yaranteye aho nari ndi mu nzu aho bari bampishe. Noneho ngiye ikimbabaza ki koko barapfuye wenda bari inshuti yarabahigiye abakoreye byiza ariko imirambo nka Claudine yapfuye ari bamubwira ati nk'umugabo wanjye Rwanyagatare n'umwana nka Rutagaramuwo ntibigeze bahambwa twarababuze kandi bari imbere ye abantu bose barabizi n'abanyabibare bose barabizi. Akavuga ati mbe Monsieur Mpubaza batutwaye bacu bahishe Roseti mu gitondo saa moya baragenda babicira imbere yiwawe wari mu nzu hamwe n'abana wihishe kuko wari ufite ibizungereza. Nibura bamaze kurasa ntimwarungurutse ngo muti turapfuyemo akanyamwe turunguruke twihishe ariko turunguruke abo bantu barasiye imbere yiwanjye kumuharura ko ngewe narungurutse niruka nkamibona bandasiye umugabo imbere yiwawe sinkubone Claudine akakubona agahita aza akambwira ati uzi ko Magari hari yaranyishe. Icyo nzi kuri Magari igihe bahamagarwa igihe mani wari uri imbere y'interahamwe yambaye ikote rya kake akenyeye gukanda afite ya nkoni ngo ni nta mpongano z'umwanzi niwe wari ushoreye interahamwe ziri mu myigaragambyo ngo bagiye guhamba Rwigema. Ikindi cya kabiri nzi kuri Magari nuko iwe hakorerwaga inama nyinshi cyane zari zirimo ba Muganda bavuga ba Karoli Ntakirutimana uwo wundi yavuze ntuza Rukwenjeri ntuza Nzabandora Celestine ntabwo muzi mwakoranaga muri Miniterapi wari perezida wa Sederi nawe yakoreraga amanama iwabo. Ibyo byose inama zose niho zakorerwaga kuko nanjye nari mfite akabari abavagayo bose barambwiraga n'abahungu ba Mubigi na Mubirigi ubwe b'interahamwe bose bakoraga inama iwabo. Kucyuhakana iwawe ntihabaga bariyeri haruguru y'urugo n'idarapo ry'intuza ry'interahamwe ryari rimanitse ku rugo iwawe. Batubwirije ukuri ko byose ubizi ibyateguwe byose urabizi. Bakiringita mu mbese uvuga hari umwana we wahishe Narcisse hari umwana we wahishe ko mba bari inshuti yawe watwereka iki muri icyo gihe wakoze ntawe ko ari ubifitiye uburenganzira kandi nta waguhigaga. Hari ikintu avuze nanjye numva kinkomye ku mutima ngira ngo andusobanure neza nicyo asozerejeho avuga ati hari amakuriye yavaga mu Nkotanyi akamunyuraho numva ko ashatse kutubwira ko hari abantu babaga bakora bari mu Nkotanyi bakorana nawe
wenda kugira nkomeze yatubwira amazina yabo ubwo bari inkotanyi ndakeka noneho bahari kuko ubwo ubundi bakunze kuvuga abapfuye cyangwa bahunze ubwo naho barahari kuko bari mu nkotanyi nabatubwira amazina ye hanyuma wenda akabazo kanje karakurikira hari muramu wanjye witwa Turingi Turingi nyine uragenda tubwira naho bari kugira ngo tuzabifashe yapfuye hano ajya kwireba mushike nguri hari abariho cyane cyane we Harundi wasabye ijambo hari Rutagungira Rone bata Rutagungira Rone aherereye ari muri Kigali nza hano yabari ntago iwabo ni Gahanga nagaruko nagira ngo urukiko rubandikiye ko bazadufasha Rutagungira ni uriho Igahanga iwabo ni Gahanga ariko muri iyi minsi ntabwo nza hano ari nagira ngo hatoya tutazitiranya gacaci gahiduhindura tukajya mu yindi nzira muri abo bantu bakoraga bava hariya mu nkotanyi baza imbere mu gihugu narindimo ariko twahuraga n'abantu bo muri presidansi nk'uko yabivuze baba maneko na Magari arimo abo bantu nibo bicaga abantu bose bitwaga ko bakorana ngo n'inkotanyi babaga ngo ari umwanzi utabaho kandi ubwo ntibanice mu by'ukuri n'abakora batyo ahubwo bakica abaturage Magari rero nagira ngo nkuko wivuge ko wakoraga muri presidansi nongeye nkwibaza kandi kabazo inama zo muri presidansi wazitubwiye kumva wari uhari nubwo wari ushinzwe ngo Feruje ni muri militaire matériel de transmission ubwo harazamo ngira ngo nk'itumanaho se yahererekanya ry'ibikoresho n'iki kandi uwo muyoboro nubwo ajya mu ntara zose abateguraga jenoside abayikoraga n'abayikoreshaga abaturage n'abayobozi wongeyeho urwo rwego ntabwo mbeshya intara zose twifuzaga hamwe n'inteko yacu ko udutekerereza amakuru ufite nk'uko perezida bikubajije ya jenoside uko yateguwe ni ukuvuga ngo uhere kuri Habyarimana tuzi amagambo yivugiye nko muri 90 ariga biravuga ngo azabahorera ni disikuru ya perezida wa repubulika irahari wajya hari ayibona uribuka mu Ruhengeri n'inshuro nyinshi cyane n'abandi bayobozi bagenzi bawe benshi tubwire kandi ugerageze kutubwira amazina unadufasha aho babaherereye kugira ngo ubutaha aba aribo tuzahamagara muri iyi nteko batwitabe gutyo tugende dutera intambwe tuganisha ku makuru dukeneye tuzagere ku bwiyunge dushaka icyo ngicyo ni kimwe icya kabiri hari mugenzi wanjye yabikomojeho abantu tubwira b'interahamwe Rukwenjeri n'undi wa Bernard nibo bonyine uvuga